Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe rero twari turimo tuganira ku bwoko bw'ibigeragezo, ariko nta mubabaro n'umwe utarangira, nta kintu na kimwe kitarangira kubera rero iyo mpamvu. Mu gihe uhuye n'ikigeragezo ukumva ari ingutu kuri wowe, icyambere ugomba kwirukiraho ni ukwicunga ukareba, ese iyi mibabaro igiye kunkura ku Mana, iranyerekeza ku Mana se koko kurushaho? Uretse ikigeragezo kimwe nakwita inkomanzi y'icyaha. Inkomanzi y'icyaha nagereranya wenda ko ari impuruza ya roho yawe. Igihe roho yawe irimo kubwirwa, igihe ubona icyaha cyawe kikuremereye, ubwo buriya wakomeza ukikomanga, ariko nabwo ukazirikana ko impuhwe z'Imana zikureba, ugaharanira kwigorora n'Imana, ariko udakutse umutima ku mpamvu izo arizo zose kubera ibigeragezo. Nimuhumure bavandimwe, twigendanire neza mu bibazo bitugira, mu bigeragezo tugira, mu bitubangamiye. Ni byinshi ariko Imana yacu irabisumba kure. Igituma utamwara, igituma njye ntamwara, ntago ari uko abantu bambabariye, ntago ari uko shitani yacitse intege, ntago ari uko yambabariye, ahubwo ni impuhwe z'Imana zikimperekeje. Niba Yobu yararwaye akabura ubutunzi, agakena, agasubira inyuma, ibibazo bye byinshi bihagije rwose akabivamo, wowe urumva ibyawe byaruta ibya Yobu? Ese njyewe ibyanjye byaruta ibya Yobu? Niba Yozefu abavandimwe be baramutaye mu mugezi, agakurwamo n'Imana igiye kumukuza ikamugira umwami, ikamugira uhungirije umwami, avuye mu iriba abavandimwe bari bamutaye, kuki njyewe nawe twahagarika umutima? Ahubwo niduhagaritswe umutima n'icyaha cyonyine, kuko nicyo gifata umuntu, kigafata umubiri, kigafata ku isi, kikagufata no mu ijuru, kitangira inzira z'umuntu n'Imana. Ese niba Shadarake, Meshaki na Abedenego Imana yarabarokoye ikabishobora, twebwe ni gute itaturokora? Ahubwo ntabwo tuzi kubibona. Ese niba Daniyeli yaragiye mu rwobo, intare zikamwigiraho inshuti, ese ubu dufite ibibazo birenze ibyabo? Ahubwo ikibazo gihari, ntabwo dufitiye icyizere Imana. Ubwoba muri wowe, ubwoba muri njye, ntabwo ari imbuto ya Roho Mutagatifu, ntabwo ari imbuto iva ku Mana. Reka dukomere tube imbere y'Imana, tuyegere, twicunge, turebe. Gutekereza nabyo ni byiza, ariko tugomba kuba maso, tukibuka abakurambere bacu babanye n'Imana neza, mu masezerano. Aburahamu yagiranye isezerano n'andi n'Imana. Ikintu cyitwa ubwoba mu bana b'Imana ntabwo gikwiye igihe umuntu ahuye n'ikigeragezo. Muri buriya bwoko bw'ibigeragezo twabonye bugeze kuri butatu, ikikujeho cyose ugomba gukiranuka nacyo, kukivaho uhereye mu nzira wahuriyemo nacyo. Niba ari icyo koko cyaturutse ku Mana, Imana ikaba yemeye ko kikugeraho, ni ukuba maso nyine, ugakomeza inzira z'Imana gusa. Niba ari icyo wakuye ku byaha wowe wakoze, ko ni ukuvuga ngo ni ukwicuza no kurekura cya cyaha burundu. Niba ari ibizanwa n'uko uri umuntu, ku isi ubusanzwe duhura n'amagorwa, ariko azarangira, twigire mu ijuru ku Mana. Niba rero ari ibigeragezo biri rusange, wikwinuba, dusabe inema yo kutinubira ibyago. Yezu Kristo atamirizwa ikamba ry'amahwa, n'ibukiro rya gatatu mu ishavu, dusabe inema yo kutinubira ibyago. Ibyo byago ntabwo ugomba kubyinubira, kuko nta ruhare wabigizemo. Ahubwo icyawe ni ukugira imyitwarire myiza. Niba ibibazo ari rusange, ni ugukomera, tukabigiramo ubwenge, tugasaba Imana imbaraga kugira ngo dukomere. Inshuti zanjye rero, inshuti z'Imana, nimugire amahoro kandi dukomere. Umunsi urira ukongera ugacya, umunsi urira ukongera ugacya, nta kigeragezo kikurambaho ubuziraherezo, kuko isi irakomeza ikazenguruka.
iyo hahindukiye hakaza uruhande rukeye ngo natwe tuba dukeye nawe uba ukeye. Imana ibahe umugisha.